Igice cyo kwigwa cya gatanu. Urukundo Yehova dukunda ruzatuma tubona imigisha. Iki gice kizigwa ku itariki ya 31 Werurwe kugeza ku ya 6 Mata. Umurongo igice gishingiyeho ugira uti: Kristo Yesu yaje mu isi azanywe no gukiza abanyabyaha. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Timoteyo, igice cya mbere, umurongo wa 15. Indirimbo y'108. Urukundo rudahemuka rw'Imana yacu. Iki gice cyibandaho. Muri iki gice tugiye kureba akamaro k'igitambo cy'incungu nuko twagaragaza ko dushimira Yehova. Paragrafu ya mbere, ikibazo. Ni iki twakora kugira ngo dushimishe Yehova? Tuvuge ko ufite umuntu ukunda maze ukamuha impano nziza kandi mufitiye akamaro. Uwo muntu yakira iyo mpano, arayibika, ntiyongera no kuyitekerezaho. Ese wakumva umeze ute? Reka noneho tuvuge ko yakira iyo mpano, akayikoresha neza kandi akagushimira. Nta gushidikanya ko nawe wakumva wishimye. Urwo rugero rwumvikanisha iki? Yehova yatanze umwana we kugira ngo adupfire. Iyo tugaragaje ko tumushimira kubera iyo mpano y'agaciro kenshi igaragaza ko adukunda, bituma yumva yishimye. Paragrafu ya kabiri, ikibazo. Ni iki tugiye kwiga muri iki gice? Uko igihe kigenda gishira, dushobora kudakomeza kubona ko igitambo cy'incungu gifite agaciro kenshi. Ibyo bimeze nko gufata impano y'agaciro kenshi Imana yaduhaye, tukayibikaho kuyikoresha. Kugira ngo ibyo bitatubaho, tugomba guhora dutekereza ku by'Imana na Kristo badukoreye. Iki gice kiri budufashe kumenya uko twabigeraho. Tugiye kureba uko igitambo cy'incungu kitugirira akamaro muri iki gihe, nuko kizatugirira akamaro mu gihe kizaza. Nanone turi burebe uko twagaragaza ko dushimira Yehova kubera urukundo rwe, cyane cyane mu byumweru bibanziriza urwibutso na nyuma yaho. Uko igitambo cy'incungu kitugirira akamaro muri iki gihe. Paragrafu ya 3, ikibazo. Uvuga ukuntu igitambo cy'incungu kitugirira akamaro muri iki gihe. No muri iki gihe, igitambo cy'incungu kitugirira akamaro. Urugero, gituma Yehova tubabarira ibyaha. Ubundi Yehova ntategetswe kutubabarira, ariko ababyifuza. Umwanditsi wa Zaburi yagaragaje ko ashimira Yehova, maze aravuga ati: Yehova, uri mwiza kandi witeguye kubabarira. Zaburi ya 46, umurongo wa 5. Paragrafu ya 4, ikibazo. Igitambo cy'incungu cyatangiwe bande? Hari abantu bashobora kumva ko badakwiriye imbabazi za Yehova. Kandi koko, ntitwari dufite uburenganzira bwo kubabarirwa. Ibyo Pawulo yari abisobanukiwe neza, kuko yavuze ati: ntibinkwiriye rwose ko nitwa intumwa. Cyakora yongeyeho ati: ahubwo byatewe n'ineza ihebuje Imana yangaragarije. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto, igice cya 15, umurongo w'9 n'10. Iyo twihannye ibyaha byacu, Yehova aratubabarira. Si uko tuba tubikwiriye, ahubwo ni ukubera ko adukunda. Ubwo rero niba ujya wumva udakwiriye imbabazi za Yehova, ujye wibuka ko igitambo cy'incungu Yehova atagitangiye abakiranutsi gusa, ahubwo icyo gitambo kigenewe abantu bababazwa n'ibyaha byabo kandi bifuza guhinduka. Muri Luka igice cya 5, umurongo wa 32 hagira hati: sinazanywe no guhamagara abakiranutsi, ahubwo nazanywe no guhamagara abanyabyaha kugira ngo bihane. Naho mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Timoteyo, igice cya 1, umurongo wa 15 hagira hati: aya magambo nayo kwizerwa kandi akwiriye kwemerwa rwose, ko Kristo Yesu yaje mu isi azanywe no gukiza abanyabyaha. Muri abo ninjye munyabyaha kubarusha. Paragrafu ya 5, ikibazo. Ese hari umuntu ukwiriye kumva ko Yehova agomba kumubabarira byanze bikunze? Sobanura. Nta n'umwe muri twe ukwiriye kumva ko Yehova ategetswe kutubabarira, bitewe n'uko tumaze imyaka myinshi tumukorera. Ariko ibyo ntibishatse kuvuga ko Yehova yibagirwa ibintu byose twamukoreye. Kuba yaremeye ko umwana wadupfira ni impano yatwihereye ku buntu, si igihembo cy'ibyo twakoze. Ubwo rero byaba bidakwiriye gutekereza ko ibintu byinshi twakoze byagombye gutuma Yehova tubabarira. Dutekereje dutyo, ni nk'aho twaba tuvuze ko tutari dukeneye incungu. Paragrafu ya 6, ikibazo. Kuki Pawulo yakoranye umwete inshingano yari afite mu murimo wa Yehova? Pawulo yari azi ko ntacyo yari gukora ngo yemerwe n'Imana byanze bikunze. None se, kuki yakoranye umwete inshingano yari afite mu murimo wa Yehova? Ibyo ntiyabikoze kugira ngo agaragaze ko akwiriye kwemerwa n'Imana, ahubwo kwari ukugira ngo agaragaze ko ashimira ineza ihebuje Imana yamugaragarije. Ubwo rero natwe dukomeza gukorera Yehova dushyizeho umwete, atari ukugira ngo atubabarire ibyaha byacu, ahubwo ari ukugira ngo tumushimire. Paragrafu ya 7, ikibazo. Uvuga kandi kamara incungu idufitiye muri iki gihe. Ikindi kintu kigaragaza ko igitambo cy'incungu kitugirira akamaro muri iki gihe, ni ukugirana ubucuti bukomeye na Yehova. Nk'uko twabibonye mu gice kibanziriza iki, twavuze tutari inshuti za Yehova, ariko kubera igitambo cy'incungu tubanye amahoro n'Imana, kandi dushobora kuba inshuti zayo. Mu Baroma igice cya 5, umurongo wa 1 hagira hati:
none rero ubwo Imana ibona ko turi abakiranutsi bitewe n'uko dufite ukwizera, nimureke tubane amahoro nayo binyuze ku mwami wacu Yesu Kristo. Naho muri Yakobo 2:23 hagira hati, ibyo byatumye ibyavuzwe mu byanditswe biba, bigira biti, Aburahamu yizeye Yehova, bituma nababona ko Aburahamu ari umukiranutsi, nuko aza kwitwa inshuti ya Yehova. Ibisobanuro bigira biti, Yehova yababariye abagaragu be babayeho mbere y'uko igitambo cy'incungu gitangwa. Impamvu yabikoze nuko yari yizeye adashidikanya ko umwana we yari gukomeza kuba uwizerwa kugeza apfuye. Ubwo rero Yehova yabonaga ko ari nk'aho igitambo cy'incungu cyamaze gutangwa. Ibisobanuro birarangiye. Paragrafu ya 8, ikibazo. Kuki twagombye gushimira Yehova kubera impano y'isengesho yaduhaye? Isengesho ni kimwe mu bintu by'agaciro kenshi dufite bitewe n'uko turi inshuti za Yehova. Yehova yumva amasengesho tumubwira turi kumwe n'abandi, nawe tuvuga turi twenyine. Nibyo koko iyo dusenze twumva dutuje, ariko isengesho ridufitiye n'akandi kamaro, rituma ubucuti dufitanye na Yehova burushaho gukomera. Igihe Yesu yari ku isi, yasengaga Yehova kenshi kubera ko yabaga azi neza ko amwumva, kandi gusenga byatumaga arushaho kugirana ubucuti bukomeye na papa we. Dushimira Yehova cyane kubera ko igitambo cy'incungu cyatumye tuba inshuti ze, kandi tukaba dushobora kumuvugisha mu isengesho. Uko igitambo cy'incungu kizatugirira akamaro mu gihe kiri imbere. Paragrafu ya 9, ikibazo. Igitambo cy'incungu kizagirira akahe kamaro abagaragu ba Yehova b'indahemuka mu gihe kiri imbere? Igitambo cy'incungu kizagirira akamaro abagaragu ba Yehova b'indahemuka mu gihe kiri imbere, kizatuma babona ubuzima bw'iteka. Abantu benshi bashobora gutekereza ko kubaho iteka bidashoboka bitewe n'uko hashize imyaka myinshi abantu bapfa buri munsi. Icyakora igihe Yehova yaremaga abantu, yashakaga ko babaho iteka. Iyo Adamu adakora icyaha, abantu bose bari kubaho iteka. Nubwo ubu twaba twumva ko kubaho iteka bidashoboka, dushobora kwizera ko bizaba bitewe n'uko tuzi ko Yehova yatanze impano y'agaciro kenshi, ni ukuvuga umwana we, kugira ngo tuzabeho iteka. Paragrafu ya 10, ikibazo. Ni iki abasutsweho umwuka n'abagize izindi ntama bategerezanyije amatsiko? Nubwo twizeye ko tuzabaho iteka mu gihe kiri imbere, Yehova ashaka ko tubitekerezaho uhereye ubu. Abakristo basutsweho umwuka bategerezanyije amatsiko igihe bazaba bafite ubuzima bw'iteka, bategeka isi bari kumwe na Yesu mu ijuru. Abagize izindi ntama nabo bazabaho iteka ku isi muri paradizo. Icyo gihe ntibazongera kubabara cyangwa kugira agahinda. Ese nawe uri mu bafite ibyiringiro byo kuzabaho iteka ku isi? Ntukumve ko kubaho iteka ku isi ari ibintu biciriritse ugereranyije no kujya mu ijuru. Ubundi Yehova yaturemeye kuba ku isi. Ubwo rero kuhaba iteka ryose bizaba bishimishije rwose. Paragrafu ya 11 n'iya 12, ikibazo. Ni iyihe migisha tuzabona muri paradizo? Tekereza uko ubuzima buzaba bumeze muri paradizo hano ku isi. Nta muntu uzongera guhangayikishwa n'uburwayi cyangwa urupfu. Yehova azaguha ibintu byiza byose wifuza. None se ni iki wifuza kuziga icyo gihe? Ese urumva ushaka kuziga ibirebana n'inyamaswa? Ese wumva wifuza kuziga gucuranga? Ese wifuza kuziga gushushanya? Birumvikana ko icyo gihe hazaba hakenewe abakora ibishushanyo mbonera, abubatsi n'abakora ibirebana n'ubuhinzi. Nanone hazaba hakenewe abazi gutegura ibyo kurya, abakora ibikoresho, n'abatera ubusitani kandi bakabwitaho. Kubera ko abantu bazabaho iteka ryose, uzabona igihe gihagije cyo kwiga ibyo ushaka byose. Noneho tekereza ukuntu tuzashimishwa no kwakira abantu bazaba bazutse. Kwitegereza ibintu bitandukanye Yehova yaremye bizatuma turushaho kumumenya neza. Ikiruta byose ariko ni uko utazongera gukora icyaha. Ubwo rero icyo gihe uzakorera Yehova bitabaye ngombwa kongera kumusaba imbabazi. Ese wahitamo kumara igihe gito wishimira icyaha kuruta iyo migisha yo mu gihe kizaza? Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 25. Birumvikana ko utabikora. Iyo migisha ifite agaciro kenshi ku buryo nta kintu cyo muri iyi si wayirutisha. Zirikana ko hari igihe kizagera ntitwongeye gutegereza paradizo nk'uko bimeze ubu. Amaherezo tuzayigeramo kandi tuyibemo iteka ryose. Ibyo ntibyari gushoboka iyo Yehova atadukunda ngo yemere ko umwana wadupfira. Jya ugaragaza ko ushimira Yehova kubera urukundo yadukunze. Paragrafu ya 13, ikibazo. Twakora iki ngo tugaragaze ko dushimira Yehova kubera urukundo yadukunze? Twagaragaza dute ko dushimira Yehova kubera igitambo cy'incungu? Ibyo twabikora dushyira umurimo we mu mwanya wa mbere. Bibiliya ivuga ko Yesu yapfiriye bose kugira ngo abariho badakomeza kuba bakora ibyo bishakiye, ahubwo bakora ibishimisha abapfiriye kandi akazura. Urwandiko rwa 2 rwandikiwe Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 15. Yehova yatugiriye neza kandi aratubabarira. Ubwo rero iyo dukoze uko dushoboye kose ngo tumukorere, tuba tugaragaje ko dusobanukiwe ibyo yadukoreye kandi ko tumushimira by'ukuri.
mu rwandiko rwa kabiri rwandikiwe Abakorinto igice cya 6 umurongo wa mbere hagira hati: ubwo dukorana n'Imana turabinginga nanone ngo ntimukemere ineza ihebuje bagaragariza hanyuma ngo muyipfushe ubusa. Paragrafu ya 14 ikibazo: ikindi kintu twakora ngo tugaragaze ko dushimira Yehova ni iki? Ikindi kintu cyagaragaza ko dushimira Yehova ni ukumwizera kandi tugakurikiza amabwiriza duha. Twabikora dute? Mu gihe hari imyanzuro tugiye gufata, urugero nk'amashuri tuziga cyangwa akazi tuzakora, tujye tubanza kureba mbere na mbere icyo Yehova ashaka ko dukora. Iyo dufashe imyanzuro igaragaza ko tumwizera, tugera ku bintu byiza. Icyo gihe ukwizera kwacu kurakomera kandi tukarushaho kuba inshuti ze. Nanone kandi ibyiringiro byacu byo kubaho iteka birushaho gukomera. Paragrafu ya 15 ikibazo: twagaragaza dute ko dushimira Yehova mu byumweru bibanziriza urwibutso na nyuma yaho? Hari ikindi kintu twakora tukagaragaza ko dushimira Yehova kubera urukundo yadukunda. Ni ugukora uko dushoboye kose, maze mu byumweru bibanziriza urwibutso na nyuma yaho tukagaragaza ko dushimira Yehova kubera incungu. Birumvikana ko ku munsi w'urwibutso tuzaba duhari, ariko nanone tuzibuke gutumira abandi ngo nabo baze. Tuzasobanurira abo twatumye ibintu bikorwa mu muhango w'urwibutso. Ushobora no kubereka video ziri ku rubuga rwa jawa.org zifite umutwe uvuga ngo kuki Yesu yapfuye, n'indi ivuga ngo kwibuka urupfu rwa Yesu. Nanone abasaza b'itorero bazatumira abantu batakifatanya n'itorero. Tekereza ukuntu mu ijuru no ku isi haba ibyishimo iyi ntama yari yarazimiye igarukiye Yehova. Igihe turaho urwibutso rwabereye, tujye twibuka gusuhuza abantu bashya na babandi bamaze igihe kirekire bataza mu materaniro, aho gusuhuza abakristo bagenzi bacu gusa. Twifuza ko bumva bisanzuye. Paragrafu ya 16 ikibazo: kuki dukwiriye kureba niba twakongera igihe tumara mu murimo wo kubwiriza mu gihe cy'urwibutso? Ese ni warushaho gukora byinshi mu murimo wa Yehova mu byumweru bibanziriza urwibutso na nyuma yaho? Nubikora uzaba ugaragaje gushimira Imana na Kristo ibyo badukoreye byose. Uko turushaho kwifatanya mu murimo wa Yehova, niko tubona ukuntu adushyigikira maze tukarushaho kumwiringira. Nanone ujye usoma imirongo yo muri Bibiliya isomwa mu gihe cy'urwibutso. Iyo mirongo iboneka mu gatabo dusuzuma ibyanditswe buri munsi cyangwa ku mbonerahamwe iri mu gatabo k'iteraniro ry'umurimo. Ushobora kwigisha ibivugwa muri iyo mirongo yo muri Bibiliya. Paragrafu ya 17 ikibazo: ni iki gishimisha Yehova? Birumvikana ko hari igihe imimerere urimo itatuma ukora ibyavuzwe muri iki gice byose. Nubwo bimeze bityo ariko, zirikana ko Yehova adashobora kugereranya ibyo ukora n'ibyo abandi bakora. Azi neza urukundo umukunda. Iyo umushimira kubera impano y'incungu, arabibona kandi bikamushimisha. Ibisobanuro bigira biti: icyo twakora kugira ngo tugaragaze ko dushimira Yehova kubera urukundo yadukunze: gushyira umurimo wa Yehova mu mwanya wa mbere, kongera igihe tumara mu murimo wo kubwiriza mu gihe cy'urwibutso, gusoma imirongo yo muri Bibiliya isomwa mu gihe cy'urwibutso iri mu gatabo dusuzuma ibyanditswe buri munsi, gutumira abandi ngo baze mu rwibutso, gusuhuza abantu bashya baje mu rwibutso no gutuma bumva bisanzuye. Ibisobanuro birarangiye. Paragrafu ya 18 ikibazo: kuki dukwiriye gushimira Yehova na Yesu Kristo? Igitambo cy'incungu nicyo gituma tubabarirwa ibyaha byacu, tukaba inshuti za Yehova kandi tukagira ibyiringiro byo kuzabaho iteka. Twifuza guhora dushimira Yehova kubera urukundo yatugaragarije rwatumye duha iyo migisha yose. Nanone dukwiriye kugaragaza ko dushimira Yesu wadukunze maze akemera kudupfira. Ibibazo byisubiramo: incungu idufitiye akahe kamaro muri iki gihe? Incungu izatugirira akahe kamaro mu gihe kiri imbere? Twagaragaza dute ko duha agaciro igitambo cy'incungu? Indirimbo y'154. Urukundo ntirushira. Igice kirarangiye.